Bravo. Baba. Uko ingurube zigufata nka mama wazo. Ya. Ni gute wahamagara ingurube Joye? Zahamagara ngo. Azahamagare zize nakwisi. Nazo ndazahamagara zize Sindira bitanu. Uba warazimenyereje. Sindira bitanu zahamagare zize. Ese mukunzi wanjye aho nduranye mpora. Oh, hano wimanitse ni amahoro. Ibibazo uguye. Uze gute papa wacu? Urashima Imana? Nanjye ndayishima. Imana ishimwe. Umutuye na? Natwe twabasuye. Bakunzi bacu murabona ko nta kazi katoroshye cyane kari kuzamuka imisozi turi kujya gusura umukobwa wacu kabisa. Biragoye. Reka twiganirire. Naho ubundi se wowe ukora iki? Ko murangiye ko twatsi two guhinga. Ugiye kure utwatsi two guhinga. Ufite imyaka ingahe? 5 n'itatu. Ufite umuhungu mukuru? Oya. Nta n'umwana ufite se kujya kwiyahirira? Oya, nabuze umwana. Umwana ufite? Wabuze umwana ubwo bivuze iki? Ubwo nyine ni ko Imana yabishatse. Yego. Ufite umugore? Oya, ubu yaragiye. Yagiye hashize igihe kimwe n'icyagiye. Agiye kumara umwaka agomba kare. Uba hehe? Hano haruguru. Muri ibana? Mwari mubanye igihe kingana iki uwo mugore wawe? Ni igihe kinini cyane. None se kubera iki utabyaye bakubwira ko wenda wagiye kwa muganga, mwagerageje kujya kwa muganga? Oya. Twagiye. Ntabwo mwagiyeyo? None se umugore mwari mumaranye igihe kingana iki aryo? Umva twadusaza. Ari musaza. Arangije aragenda. Mwabanye imyaka ingahe? Muzaye muri 90. Ubwo twatumaze mu myaka ubwo ni 24. Umugore yagutaye mumaze imyaka 24. Mubana. Yagiye he? Ari hano hafi hakurya hano. Yashatse undi? Oya. Nahana acumbitse. Kisa acumbitse. Umva sinzi yagiye kundega mu kiko twandukuru. Yakureza bamukoreye ibiki rero? Oya nacyo. Umuntu yakurega gutyo gusa barabantu. Bose yagize gutya atonga n'umuryango wanjye. Amwe utongana bahita yigendera. Ni ikibazo. Ubuzima bwa hano bumeze bute? Ubuzima bw'inaha ngaha ni gake. Ibyo kurya biraboneka se? Oya. Ni bike rwose. Bike. Ubona ari nk'icyo kintu kiburi naha? Hari ubukene bwinshi. Akazi nako. Uramutse ubonye nk'akazi wumva wakora akahe kazi? Akazi ngewe nkora nakubuhinzi. Oya nk'ubu ngubu bibaye ngombwa ko bati tugiye gutanga akazi muri kano karere, ni nk'akahe kazi wakora? Akazi nakora. Wasaba nk'akahe kazi? Akazi nakora mbonye akazi k'umurimo nagakora ko. Ufite inka zingahe? Ni kamwe ndagira umuntu. Nakora agiriye umuntu. Nuko ngo mu gihe kiri imbere, mu minsi iri imbere uragira haryo bwo babyite ngo iki? Nibyara urasigara ni yawe. Umuntu abashaka udushingwe two gufumbiza. Nta kibazo rwose. Reka ngushimire, urakoze kuduha umwanya wawe. Bakwita ngo iki aryo? Nitwa Ntwari Elite Force. Urakoze kuduha umwanya, reka ngushimire. Natwe twaje kubasura ngo turebe ukuntu biba bimeze iby'inaha. Hano ntabwo hari ubwo byoroshye? Ni koroha nyine ni gutyo umuntu abonye aramutse ashimira Imana. None se hano kuri uyu musozi ngo hari umukobwa bita Joyeuse, uramuzi? Joyeuse ntabwo ndumva ntamuzi neza. Umukobwa ngo w'umusitari ngo uva hano. Oya ntabwo umunsi, umusitari ntabwo umunsi. Ebyiri pagane ni irihe? Wambaje? Wambaje Imana wakwabihoreye. Wambaje urabizi ko aba muhanzi? Ntabwo nari nzi ko aba muhanzi ariko akujya byumva? Njya mbyumva. Akayamba kageze umva se? Oya nako. Hanyuma se urebye urubyiruko rw'iki gihe ubona ari nk'icyo kintu rukora bitari byiza? Umva urubyiruko rw'igihe narwo ruri mu bukene burya iyo ruri mu bukene ubona ko umwana atamewe neza.
ubusambanyi mu rubyiruko bivugaho iki ubusambanyi mu rubyiruko n'ahangaha ntabwo mbahabona ntabwo babikora ntabwo mbona rwose mu gihe cyanyu cya kera mu busore bwanyu mu busore bwacu mu rubyiruko rwanyu mu mabyiruka yanyu nabwo ntabwo byabagaho bije ubu rero bije ubu birakaze murakoze cyane so muri kano kanya rero murabona twibereye mu misozi ya danje kuva nawe nibwo bwa mbere nagenda urugendo nk'uru nguru ndi kumwe n'umukobwa bita Joyeuse twaje kumusura iwabo ariko ni insazi bimeze bite se ni sawa umeze fresh ni sawa nuko mbona uba wananiwe man cyokoza ibaze ko twari turi kugenda tuvuga ko tugiye gukora ikiganiro kwa Joyeuse ariko birangiye naniwe wati basi katubisoreza hamwe nimba turi nitunanirwa turasubirayo Joye hano hantu navukiye ntabwo navukiye murahagera ariko wenda abantu bazahagera kamwe utuye mu cyaro cya danje ni mu cyaro nyine ariko nyine aha ni mu misozi ni mu misozi turi mu bikikije igihugu cyacu ibidukikije nyine okay twizamu bikurura umwuka mwiza mu cyangwa ku isi dufata ibintu byacu twizamukire rero mumeze neza mama wacu yego muraho muraho neza muraho yego umukobwa wacu uramuzi umukobwa wacu ndamuzi turaturanye buriya muraturanye muri karitsiye mwita ngo iki iryo zina ntabwo mwana kigali ata nitwa Joyeuse ryandi sindikuru hasigaye yitwa Joyeuse ngo ryandi ntabwo akiryitwa murakoze niyandaburira twari turaho none si ubwo ngubwo ibintu by'abana b'iki gihe ubona bagenda bakahita bahindura amazina twabitaga ubivuga kandi ari iryanjye naryo ni iryanjye ryo nitwa yesi ari umwana wawe nawe ufite umukobwa wagiye i Kigali nawe yahinduyemo icyongereza twaje kubasura rero ruguru iyo ngiyo ntago hari wowe nta kibazo turaza kubageraho mu rugo tubasure namwe akira mfasha aka kantu ka kameramani wacu naniwe nubwo mba nigize uwadanze ako mujye mureba iyi misozi mugire n'impuhwe basi iyi misozi se uragiriye wowe ko watakugirira impuhwe wowe ko utakihaba shafe ahantu hatazamuka na moto mwana nise cyokoza hano ni insazi ni insazi ariko hano hantu ni heza ni heza cyane hari umwuka mwiza akayaga keza ahubwo abantu bajye bahasohokera hano hantu banyerekera hepfo ureba hariya hepfo hano mu maso fresh hano ukuntu ari ahantu hameze fresh Joye hano hantu bahita ngo iki se ese ko mpindukira gato ukahita ugera kure ndi guhindukira gato ukahita ugera kure uri kuri courage za danje basa nk'uzamuka rero hano se ariko hano njyewe nahazamuka ndi umusirikare mwana zamuka nyine tuzamuke gake bakunzi bacu rero murabona ko turi mu rugendo ni urugendo rugoye cyane niko nababwira turi kwizamukira aho tugiye ku ivuko kwa gusura ku ifishi y'umuryango wa Joyeuse aturuka hari umukecuru aduhuye tumuhaje izina Joyeuse bamwitaga muri karitsiye n'ubundi ni dore kandi babwire none turaza kurimenya nitwa Uwambazimana Joyeuse ubwo muri karitsiye bakwita nta muntu ukinyita wambaje kuko barabimenye kubera nsigaye nkora umuziki nyine banyita Joyeuse n'ubundi wasanze abantu binaha bakuzi yego baranzi cyane nese Joye mwiyo urebye iwanyu ahantu uturuka ahantu uba nyine kavukire y'iwanyu ukabona uje kubasura bigusabye gutera imisozi ingana gutya kwanza wowe mbere wenda wabonaga ari ibintu bisanzwe ahubwo ntabwo usigaye uza gutera imisozi bikakugora birangora ariko nanone si wabigenza gute ko ari iwanyu nawe wibagirwa iwawe wambeho mbeho ninde
ariko njye numva baca umugani mu kinyarwanda eh ubu bivuze ngo iwacu ni imbeho tu bavuga ngo amazi arashyuha ariko nibagirwa iwabo wambeho okay mama ejo niko yambwiye nokanga nk'uwo mugani genekeje nk'uwo mugani nk'uko bavuga ngo amazi arashyuha ariko nibagirwa nyine impamvu bavuga gutya amazi arashyuha ariko iyo utinze gato usanga yahoze nuko ngo ubwo nk'uwo mugani wo ushatse kuwusigura ubwo nyine nkanjye ubwo nyine ntabwo nakibagirwa iwacu ubwo bivuze ngo narashyushye ariko nubwo nshyuhiye i Kigali ntabwo nakibagirwa iwacu washyuhiye i Kigali no nyine ubwo urumva nshatse kwigereranya nk'amazi ariko si ndamazi ariko reka nkwaze ikibazo cy'amatsiko kugira ngo tugere mu rugo turasabwa nk'amasaha angahe harabura isaha imwe urabona dukoresheje isaha imwe tuzamuka hano hantu niho hantu hambere ntabwo harimo ahantu hagoye cyane kwazamuka seje waturinze mwana turinde dukomeze ikiganiro kuko hano hantu amazi kirangoye ko mazi winywera baba ase kinga bazita amazina n'ingurube bazita amazina ndabizi se ata karakagurube bakita ngo iki ino ziragira bazita ingurube ni gute bahamagara ingurube joye zahamagara ngo siko zahamagara bazahamagara gute azahamagara zize noze ndazahamagara zize sindira bitanu uba warazimenyereje sindira bitanu zahamagara zize nyine nose katari zanjye katanjye wazireze kuva zikiguvuka ingurube zikumenyera nk'uko umwana amenyera mama we ukango ingurube zigufata nka mama wazo kuko urazamara enda koshi ubwabo ni ukuri umwana waduhamagara ingurube tukareba kwiza yafite isoni ntabwo yabyemera yanze kuduhamagara ingurube ukuntu ziba ziri kwivurugutisha ingurube zigira umwanda ntabwo ziwugira nuko nyine ariya ziba ziri koga ariko bavuga ngo ziraryoha shaka imbizi kuko nigeze kunywa isosi yazo irashyuha ariko nyine iranabiha kameramani turi kumugora sana kazi n'insazi bakunze wacu babona ko ni akazi kagoye cyane cyane ku buryo muri kubona ni imisozi ni iki urumva na kameramani wacu kudufata ni ahantu mu buryo bigoye cyane kabisa none se hano muri ino karitsiye iyo urebye abantu urabona akenshi nk'iyo umuntu yagize amahirwe akava mu Rwanda akajya hanze yarwo iyo ageze i Kigali aho ukuntu aza tumufata bakabona nyine tumufashe nk'umuntu ufite amafaranga cyangwa tukagira ngo ni umukire ibintu nk'ibyo ubona bagufata gute iyo wageze nawe nanjye bamfata nk'umuntu nyine ufite amafaranga kuko nyine nawe urabyumva nyine bazi ko i Kigali nyine kujyayo nyine gutoragura amafaranga utabanza ngo uyavunikire ariko nyine nta mafaranga tuba dufite natwe nose ubu kuba narateguye kubaka bikaba bimaze umwaka wose nkibitegura nta kimwe kiragera gushyira abana kugurira abana imyenda bikaba nta na kimwe kiravamo numva atari danje ni danje wowe se reka nkubaze ubundi wowe utarajya i Kigali wajya agomba nk'i Kigali ari ahantu haba hameze hate nanjye nari nzi ko haba amafaranga yego nari nzi ko haba amafaranga ariko nyine ukuntu navuye nahameze nabonaga nyine n'ubundi kuko nyine uyabona wayavunikiye n'ubundi bite rata bakwita ngo ikirata vega uri umusitari nakubonye sibyo uzi kuririmba yego ngwino ndirimbira twombi ngwino hano ndirimbira twagiye mwe n'umuhanzi bamwita Veda ndirimbira hagati Veda twagiye ese mukunzi wanjye aho nduranye mpaka senda guhamagara ese uranyumva iyo nza kuba nk'akanyoni banaragurutse yego
akwisangira yeah aguhumuriza Veda urakoze cyane ninza kumanuka ndebe nkwereza amafaranga ashaka yego umaze kuririmba reba hano ari gutemera igiti bibaza aguye ntabwo yagwa kuko baba babimenyeye yego baba barabimenyeye turaca hano sozi biragoye cyane hano hantu urabona ko dutangiye kugera mu ngo dushobora kuba tugiye kuhagera aduhereza inzira inoze Veda ni umusitari hano nawe yibereye abana b'inabo bose meze bite meze fresh ndebeka nta muntu turi gusa aho hantu wimanitse ni amahoro ibibazo uguye none se ko mbona uri hejuru uri ku gasongero sibyo aho ahantu uri ubu ngubu uratema igiti ntabwo ushobora kugwa ko mbona uri hejuru iwanyu urabona ni isazi iwacu ni danje bategereze barebe n'iwacu nimba turahagera none se iyi karitsiye bayita ngo iki hano turi ntabwo nzi ukuntu bayita mukaje vuba mukaje vuba ubwo ni hano ni muri iyo karitsiye ntabwo guhera hano kuzamuka ni ukuvuga ngo niyo karitsiye isirimutse iyo bavuze akaje vuba ni mwana bubatse vuba sibyo mbere hari habaga hameze gutana hari amashyamba hari iki cyane okay Joy uramutse ubonye amahirwe yo guhindura karitsiye yanyu ubona ari n'icyo kintu wazanamo kitabamo ngiye mbonye nk'amafaranga nahita nubaka etaje nanjye ubuzima bw'abana benshi batandukanye usinzi mwagiye mubabona uko bababonye ntabwo ari ko ab'i Kigali bameze abana b'inaha bahita bahinduka nk'ab'i Kigali nyine wenda imana impaye amafaranga nyine ari hejuru cyane menshi ku buryo ino nuza kano karere cyangwa se izi karitsiye dutuyemo hari ubuzima bw'abantu bwinshi bwahinduka yego okay reka njye tube turuhuye na kameramani ye kuruha cyane kuko ndakeka tugifite urugendo ariko ntaribi reka dusaba abaterankunga badutere inkunga muraza kugenda mubona n'ibindi byinshi abana badafite ubuzima bwiza ubundi hano iyo twahaze hari abo tuba tuje kuvugira so rero mudutere inkunga kuri ya nimero yacu Joyeze wa June reka nawe nyivuge 079 10 27 8 ariko muzanayipiningeho sayipininga nta kibazo ndakeka nyine umuntu ugira impuhwe ntabwo yabona ubuzima bw'abantu bumeze gutya buri kudufasha yego bakecuru abasaza hano uragwa sorry akuri n'umusore urirabira reka dusoza tongera akazi karagoranye cyane birangiye kameramani clip wacu aguye ntabwo yari yahabonye so reka dusoze tube turuhutse turaza gukomeza tubaganiriza abakunzi bacu kugura subscribe dukomeze tugenda 5 n'ibyiza byinshi tuzagenda tubageza murakomeye babasuhuje uri n'uwo mu cyaro ntabwo umuntu wo mu uzagenda asuhuza ugomba gusuhuza abantu niwo muco w'abanyarwanda bose niwo muco w'abanyarwanda ko hari umuntu unyura ku wundi ntamusuhuze